Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, nanone nguha ikaze ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Ngushimira wewe ukoze subscribe kandi nawe utarayikora, nagira ngo nkubwire ukande kuri subscribe ndetse ukande no kuri notification ndetse no kuri like kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nanone ni Ben Kwizera TV tugarutse mu kiganiro cy'ubuzima busanzwe, aho benshi badukurikira kuri uyu muyoboro wacu ndetse n'abandi b'impande zitandukanye batubwiye ko twajya tunyuzamo rimwe na rimwe hirya y'ijambo ry'Imana cyangwa hirya y'iyobokamana tubagezaho tukabaha ibiganiro by'ubuzima busanzwe. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cy'ibintu bigera ku 10 byarinda umuntu gusaza imburagihe. Ufite amatsiko wibaza ngo ni ibihe? Nanjye nkibitekereza cyangwa abantu bakimbwira ngo nzakora icyo kiganiro, narabitekereje mpita nibaza ngo mu byo nkora ni ibihe, mu byo nirinda ni ibihe kugira ngo sinsaze vuba. Turabizi ko nubwo imyaka itarya ruswa, ariko hari uburyo ki, hari strategy umuntu ashobora gutwara ubuzima bwiwe, hari ibyo ushobora kwirinda ubuzima bwawe ukagenda neza. Ntabatindiye rero, ikintu cya mbere ni ukubyi ibiribwa bifasha umubiri kudasaza. Ibiribwa bifasha umubiri kudasaza haba harimo imboga rwatsi, harimo ibishyimbo, harimo na karoti ndetse n'ibindi. Ibyo bishobora gufasha umuntu kudasaza imburagihe, ndetse no kunywa amazi menshi, kurya voka n'inyanya n'ibindi nabyo byagufasha kudasaza imburagihe. Ikindi kintu cya kabiri twihuse ni ukwirinda kugenda ku zuba cyane. Burya izuba naryo riri mu bintu bishobora kwangiza umuntu cyangwa byica n'uruhu cyane, kuko hari amamelanine izuba ryangiza iyo izuba ari ryinshi cyane. Ujye wirinda kugenda ku zuba cyane rero niba udashaka gusaza imburagihe, cyangwa ushaka ibintu imitaka n'ikindi wakwitwikira kugira ngo ntusaze vuba. Ikindi kintu cya gatatu ni ukwirinda kunywa itabi. Tuzi ko itabi nubwo ryangiza ibihaha, ntabwo ari ibihaha gusa ahubwo ryangiza n'umubiri wose. Umuntu unywa itabi rero aba afite amahirwe yo gutakaza ubuzima igihe cye kitaragera. Ashobora gusaza imburagihe cyangwa agapfa imburagihe. Ikindi kintu cya gatanu cyakurinda gusaza imburagihe ni gukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ni myiza, ntago kandi bisaba ngo imyaka, ngo umuntu ngo hari imyaka yageneye kuyikora. Ya imyaka yose waba ufite ushobora gukora imyitozo ngororamubiri. Burya iyo ukora imyitozo hari ahantu hagenda hakanguka hari harasinziriye mu mubiri wawe. Nagira ngo rero nkubwire ko ugomba gukunda gukora, ugerageza ugakora udusiporo dutandukanye, ukajya mu majimu, ukagerageza kwiruka rimwe na rimwe, ugakora amapompaje niba udashaka gusaza imburagihe. Nanone ikindi kintu gishobora gutuma umuntu adasaza imburagihe ni ukuruhuka neza cyangwa kuryama bihagije. Tuzi ko ubundi umuntu aba ageneye kuryama amasaha 8, ariko nyine kubera ubuzima cya situation turimo muri iyi minsi ntago umuntu abasha kuryama bihagije. Ariyo mpamvu ubona abantu benshi asigaye bafite imyaka 20 ariko tukabona iminkanyari yaraje kubera stress. Irinde rero kutaryama amasaha make, ahubwo uryame bihagije, byibura minimum amasaha 8 kugira ngo utagira ibyago byo gusaza imburagihe kandi wari ukiri muto. Ikindi kintu cya gatandatu cyakurinda gusaza imburagihe ni ugusenga. Gusenga tuzi ko bifasha umuntu, gusenga tuzi ko bimara umubabaro. Iyo umuntu asenga ahorana icyizere cy'ejo hazaza. Nagira ngo nkubwire ko ibi ngibi urugero rwo gusenga rwavuzwe n'umuntu wari umaze imyaka 101. Bamubajije ku kintu cyatumye adasaza imburagihe aramba, avuga ko no gusenga biri mu bintu byagumufashije. Nyene data rero nagira ngo nkubwire ko niba udasenga wajya ugerageza ugasenga kugira ngo uzabashe kuramba. Umuntu usenga araramba, kuko Imana nanone uretse n'ibi ngibi, Imana kubera ko aba ari igikoresho cy'Imana, Imana iba ifite ibintu byinshi cyane igomba kumukoresha. Kunde gusenga rero, niba udafite aho usengera ugende uhashake, cyangwa ujye wiherera mu cyumba usenge kugira ngo uhorane icyizere cy'ejo hazaza. Ikindi kintu cya karindwi gituma umuntu adasaza imburagihe ni kudakomeza ibintu byakubayeho bibi, ahubwo gatumbira ejo hazaza.
ibintu bibi bitubaho ntukajye ubiha umwanya cyane uvuge ngo byacitse oya. Vuga ngo niba uyu munsi byanze, niba uyu munsi ndi muri situation mbi nahuye n'ubuzima bubi, ariko ejo bizagenda neza. Uhorane icyizere cy'ejo hazaza, wihoranire confidence, aho kugira ngo ibyo uyu munsi bikunamure, ahubwo uvuge ko niba byanze uyu munsi ejo bishoboka. Ikindi kintu cya 8 kirasekeje cyane. Nawe ushobora ko cyumva ugaseka. Iki ngiki ni igitekerezo cyangwa ni icyatanzwe n'umuntu wari ugeze mu myaka 110, bamubaza impamvu atashaje imburagihe. Avuga ko impamvu atashaje imburagihe ari uko ari ingaragu. Kuba ingaragu nabyo rero bishobora gutuma umuntu adasaza imburagihe. Gusa simbigukangure ko wagera muri iyi myaka ukiri ingaragu kugira ngo udasaza imburagihe, ahubwo ushobora gukoresha n'izindi strategy ukabaho ukaramba. Ariko uyu wenyine yasanze mu bintu nabyo byamufashije kuramba ari ukuba ari ingaragu. Ikindi kintu cya 9 ni ukurya inyama gake. Byibura ukarya inyama rimwe mu kwezi. Abantu benshi tuzi ko umuntu ufite amafaranga ngo arya inyama, ngo umuntu w'umubosi ngo abagomba kurya inyama, ngo inyama ngo ntiyabura ku biryo. Ariko nagira nkubwire ko niba ushaka kuramba ugomba kurya inyama byibura rimwe mu kwezi. Cyane cyane izi nyama z'amaroti zirangiza cyane. Umuntu uzirya akunda guhura n'ibibazo byinshi cyane. Gerageza rero ugabanye inyama, niba ziryaga kenshi uzigabanye niba ushaka kuramba cyangwa kudasaza imburagihe. Ikindi kintu cya 10 ni uguseka cyangwa guhora wishimye. Guhora wishimye byongera iminsi yo kubaho. Nubwo dufite ibintu byinshi cyane muri iyi minsi bitubabaza, biduca intege, biturushya, ariko jya ugerageza useke. Burya guseka cyangwa guhora wishimye nabyo biri mu bintu byongera iminsi, bicuma iminsi yo kubaho. Iri ni ibanga rikomeye cyane rero. Jya ugerageza wishakemo ibyishimo, nubwo ibiguca intege bihari, nubwo ibikurushya bihari, ariko jya ugerageza wishakemo ibyishimo. Biri mu bintu bizagufasha kuramba. Ikindi kintu kizagufasha kuramba cyangwa kudasaza imburagihe ni ukunywa amazi ahagije. Byibura ukajya unywa litiro zirenze 2 ku munsi. Ubashije kuba bishobora, waba uri umuntu w'agaciro, waba uri umuntu w'inkwakuzi cyane, ibi nabyo biri mu bintu byatuma udasaza imburagihe. Ndumva rero twasoreza aho ngaho. Ni bikeya nabashije kubanyuriramo, ariko nabashije kubanyuriramo bike by'ingenzi. Nsomye ibitabo bitandukanye. Nawe ushobora kuba ufite ibindi, ufite ikindi gitekerezo ushobora kumva cyafashije sogokuru wawe cyangwa undi muntu kudasaza imburagihe, nawe ushobora kukitwandikira muri komanteri, cyangwa waba ukunze iki kiganiro ukagisangiza n'abandi, ndetse ukatubwira n'ibindi twazakunyuriramo kugira ngo ubuzima bwacu bugume kuryoha, ubuzima bwacu bugume kuba ubuzima buzira umuze. Umuhanga ni wavuze ngo aho kugira ngo ibinini bizakubera imiti, ahubwo uzagerageze gushaka buryo ki utazanywa iyo miti cyane, ahubwo ugerageze gushaka ibintu biyikurinda mbere yuko ushaka kuba wanywa iyo miti akaba ariyo ikubera ibiryo. Ahubwo gerageza urya ibiryo bizagufasha kuramba, aho kugira ngo urye ibiryo bizagufasha kugera ku miti, imiti ngo abari izakubera ibiryo. Ndagushimiye rero wowe wabanye natwe, kandi nongeye kukwifuriza ishya n'ihirwe mu byo ukora. Nubasha gukurikiza izi nama hari ibyo bizagufasha, ndetse hari n'ibindi uzagenda wunguka mu buzima. Imana iguhe umugisha we twabanye, kandi uri uw'agaciro kuri twebwe kuri uyu muyoboro. Ciao.